Kugeza kuri ubu hari amazina abiri ahora ku gasongero k'umuziki nyarwanda, uwo bita Bruce Melody ndetse na The Ben. Aba bagabo kuvuga ko utabazi ntibiba byumvikana neza, cyane ko bakoze amazina akomeye hano mu Rwanda. Kutabamenya keretse utaba muri East Africa, ariko kugeza na n'uyu munsi haracyari ikibazo kimwe: ese uwa mbere ni uwuhe muri bo? Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro, tukaba tugiye kubasesenguraho, kikaba kirarangira umenyemo uwa mbere, turugendera ku bikorwa bifatika bafite ndetse n'amazina bubatse muri iki gihugu ndetse no muri East Africa. Muri iki kiganiro rero tugiye kwibanda ku bintu bitanu, ari byo talent cyangwa se impano. Ikindi turareba amahits yabo bagiye bakora, turebe social media zabo uko zihagaze n'uburyo bagiye baricinga internationally ndetse na performance yo kuri stage. Ku kijyanye na talent, reka duhere kuri Bruce Melody. Bruce Melody ni umuntu uzwiho ijwi ryiza ndetse akaba afite ijwi rifite imbaraga cyangwa se energy, akaba yaririmba injyana zose yaba muri hip hop, afro pop, afrobeat ndetse n'izindi njyana zose. Naho The Ben we akaba azwiho kugira ijwi ryiza ariko nyine ridafite energy cyane, rikaba ari ijwi riri smooth, rishobora kuririmba injyana nka afrobeat ndetse n'izindi ndirimbo nyine z'urukundo. Kuri iyi ngingo ho ndakeka hagati yabo nta n'umurusha undi, ahubwo bose bafite talent ndetse bazi no kuririmba, indirimbo zabo zikaba nziza cyane. Reka rero tujye ku ngingo y'amahits bagiye bakora. Aba bahanzi bombi bagira hits nyinshi kandi zikora ku mitima y'abantu, ariko Bruce Melody ikintu arusha The Ben nicyo bita consistency cyangwa se guhozaho. Bruce Melody akaba akora ibintu bye kandi agakora cyane ndetse agahozaho, ariko na The Ben nubwo adakora cyane asohora indirimbo wenda nyine hashize igihe kinini, ariko iyo ndirimbo nayo ikaba hit. Urumva ko aho ngaho icyo Bruce Melody arusha The Ben ni consistency cyangwa se guhozaho gusa, naho ibindi byose amahiti barayafite. Dore ko Bruce Melody indirimbo afite ifite views nyinshi, ariyo bita Katerina, ikaba ifite miliyoni 15, naho The Ben we indirimbo afite ifite miliyoni nyinshi ni True Love ifite miliyoni 9. Tugeze rero kuri point ya gatatu, ariyo international reach cyangwa se ku masoko mpuzamahanga uko bahagaze. Bruce Melody rero akaba ari umuntu ukiri kuzamuka cyane ku bintu by'amasoko mpuzamahanga, kuko yakoreraga cyane mu Rwanda, ariko The Ben we akaba abimazemo igihe, dore ko bose bafite n'ama-collaboration ya international, aho Bruce Melody afite indirimbo nka Pompom yakoranye na Diamond, akaba afite iriya When She's Around yakoranye na Shaggy ikaba ifite miliyoni 9. Ubwo rero urumva ko naho ari umuntu uri kuzamuka neza muri international reach. Naho The Ben we akaba afite indirimbo Why, Lose Control ndetse n'izindi nyinshi yakoreye international. Urumva ko naho ngaho bose bajya kwegerana, ariko The Ben icyamurusha ni uko we yageze mu bintu bya international reach mu masoko mpuzamahanga kera, ariko Bruce Melody akaba yarakoreraga mu Rwanda gusa. Tugeze kuri point ya kane rero, ariyo stage yabo performance ukuntu ibihagaze. Kuri Bruce Melody rero stage ye iba ari stage ifite energy nyinshi cyangwa se y'imbaraga, ndetse akaba afite na vibe bituma abafana bishima. Ariko The Ben we aba afite nyine kubera indirimbo ze, afite ukuntu agirana connection n'abafana biwe, nabwo igakomeza kuryoha. Tujye ku cyanyuma rero, aricyo cyo kureba ukuntu social media zabo zihagaze. Tugiye kuri Bruce Melody. Bruce Melody kuri YouTube afite abasubscribers barenga 980,000. The Ben we akaba afite abasubscribers basaga 500,000 gutyo. Ya mbere bafite kuri channel ifite views nyinshi, Bruce Melody afite Katerina ifite miliyoni 15, The Ben we ni True Love ifite miliyoni 9. Namwe mukurikije ibyo tumaze kuvuga mugiye kwihitiramo uwa mbere. Ese hagati ya Bruce Melody na The Ben uwa mbere ninde? Ugiye kubyandika muri comment umbwire ati uwa mbere n'uyu nguyu nkurikije ibyo nabonye ibi n'ibi. Kuri Bruce Melody twabonye ko ari umuntu ugira consistency, versatility ndetse akaba akora cyane, naho kuri The Ben nawe twabonye ko ari legend utajya usaza. Wowe se ubibona ute? The Ben cyangwa Bruce Melody? Igitekerezo cyawe muri comment. Tuzahura ubutaha.